this the ese ubu nibwo buhanuzi buteye ubwoba buvugwa muri Bibiliya bugaragaza ibihe by'imperuka? of Revelation? Iyo ugiye mu gitabo cy'Ibyahishuwe, Imana ngo yafunguye amaso ya Yohana kugira ngo Yohana abashe kumenya ibizaba mu iherezo ry'imyaka y'isi, abone mbega ibi byanyu. Bimwe mu bintu Yohana ngo yeretswe, ikintu cya mbere ngo sosiyete tubamo izabanza ihinduke mu bihe bya nyuma. Yohana yatangiye kubona sosiyete y'abantu cyangwa se abatuye isi bahinduka, ndetse n'uburyo isi yakoragamo burahinduka, ibintu byose birahinduka, ndetse hatangira kubaho impinduka zidasanzwe. Ariko ngo ibyo byose ni ibyagaragazaga kwima ingoma kwa Antikristo kuko ari kugeza icyo gihe ngo habaye ibintu bibi cyane, ibyo byendaga kuba. Ibyo rero bigahita bitujyana mu gihe twita ngo ni ikimubabaro udasanzwe uzaba ku isi. Ariyo mpamvu uyu munsi tugiye kurebera hamwe, ese ubu nibwo buhanuzi buteye ubwoba cyane kurusha ubundi buvugwa muri Bibiliya? Nkurikije uko nabibonye neza neza urabona ko ari byo. Ku bantu batizera Imana muri iyi minsi y'imperuka dusa nkaho turi kuganamo, ubuhanuzi bubatera ubwoba. Abantu batizera Imana cyangwa se batahagaze mu Mana neza, iyo bumvisha ubuhanuzi nk'ubu ngubu cyangwa se turi kuganira ku bintu nk'ibi ngibi, ikintu cya mbere bagira ubwoba bwinshi cyane. Ikindi birabavanga mu mutwe, bamwe bakabyemera abandi bakabihakana, bamwe bakabyumva ukuntu biteye ubwoba cyane, bakavuga ati wapi wana, ntabwo biriya bintu bishoboka, ntabwo byaba, kubera ko ibyo bintu nta makuru babifiteho, nta nubwo bashaka kubimenya. Hari igihe ikintu bumva gisa nk'ikirenze ubwenge bwawe, bakavuga ati ikiruta ni uko nakwiye amahoro yo kubihakana, bavuga ati ibyo bintu ntabwo bishoboka, abantu baba batubeshya. Abenshi ntabwo bari kwizera ibintu bivugwa muri Bibiliya bigaragaza ko turi mu bihe byanyu. Gusa nanone abantu bari mu Mana neza cyangwa se abantu basenga cyangwa se abantu babashije gusobanukirwa iby'ijambo ry'Imana, bazi ko ubuhanuzi buvugwa muri Bibiliya cyane cyane ubugaragaza igihe cy'imperuka cyangwa se ukurangira kw'isi cyangwa se ibihe turi kugana mu byanyu. Bazi ko ubuhanuzi buri muri Bibiliya ntabwo Imana yabudoye kugira ngo budutere ubwoba. Oya, Bibiliya ntabwo ari igitabo cyo kubatera ubwoba, ahubwo ni impamvu buriya buhanuzi bwabayeho cyangwa se uyu munsi wa none tuba turi kubuvugaho, ni ukugira ngo biriya bintu bitwinspire tubasha kubaho tubereyeho Yesu Kristo. Ubundi abantu basobanukiye iby'ijambo ry'Imana cyangwa se abantu bashaka kwegera Imana kurushaho, iyo bumvishe buno buhanuzi bw'iminsi ya nyuma buteye ubwoba koko pe, kuko twabyita, ntabwo bibatera ubwoba, ahubwo bibibutsa ko bakwiye kubaho babereyeho Yesu Kristo. Ibyo gusa nta kindi kintu kimeze nkaho kibatera ubwoba, bashaka ahubwo guhora biteguye kugira ngo ibyo bihe nibigera, kuko ibyo bihe n'ubundi bigomba kuba, ibyinshi twatangira kubikoza imitwe y'intoki. Bo ikintu bakora ni ukugerageza kwiragiza Imana no kuba mu Mana cyane kurushaho. Reka rero turebe zimwe mu mburo cyangwa se zimwe mu bintu Bibiliya yagiye itubwira ati nimubona ibi bintu muzamenye ko iminsi isa nk'iyabajyanye. Tugiye kurebera hamwe ubuhanuzi buvugwa muri Bibiliya bugaragaza ko dusa nkaho turi ari bwo buhanuzi buteye ubwoba cyane kurusha ubundi buvugwa muri Bibiliya. What is arguably the biggest warning concerning end time. Ati mbere yuko tujya muri ubwo buhanuzi busa nk'ubuteye ubwoba cyane, n'ubuhanuzi busangwa mu Byahishuwe ibice 9. Ariko nanone mbere yuko tubigeramo, umenye ko muri iyi minsi dusa nkaho turi kugana Antikristo ameze nkaho ari kugana mu mbaraga ze cyangwa se mu kwima ingoma kwe. Ndetse systeme ya nyamaswa mwumva imeze nkaho iri kugenda ifatisha ahantu hose, aho bakubwira ngo nta muntu n'umwe uzigira ubasha kugura cyangwa kugurisha ku isoko adafite ikimenyetso cya nyamaswa. Ibyo byo twarabiganiriye, nta n'ubwo uyu munsi aribyo turi buze kuganiraho, cyane ko icyo kimenyetso ari 6. Mu gihe rero tugeze mu Byahishuwe 9, icyo gihe ngo ni cya gihe hazaba ari kuvuga impanda ya 7 y'Imana. Kugira ngo twumve ubwo buhanuzi neza, reka duhere mu Byahishuwe 9:13-14. Haravuga ngo iki? Haravuga ngo aho hantu hatangira avuga ngo release the 4. Ati ako kanya ngiye kumva numva impanda ya 6 cyangwa se ishyano rya 2. Marayika wa 6 avuza impanda, numva ijwi riva mu mahembe 4 y'igicaniro cy'izahabu kiri imbere y'Imana. Iryo jwi ryavugaga ngo iki? Iryo jwi ngo ryaravugaga ngo bohora abamarayika 4 baboheye mu ruzi runini rwa Efurate. Aya magambo tugeze kuyaganiraho y'abamarayika 4 bafungiye mu ruzi rwa Efurate, ubwo twaganiraga ukuntu ruzi rwa Efurate n'ubundi rusa nk'ururi kugenda rukama, kandi bikaba byari byaranditswe muri Bibiliya ko umugezi wa Efurate nutangira gukama ngo abamarayika bazakurwa muri uwo mugezi. Ibyo bazakora twigeze kubiganiraho. Ubwo ni muri hanuzi tugiye kurebera hamwe nanone busa nk'ubuteye ubwoba kugira ngo tubyumve neza, buvugwa muri kino gitabo cy'Ibyahishuwe. Uyu abantu benshi basoma iby'ubuhanuzi cyangwa se basoma iki gitabo cya Bibiliya bakumva ko abo bamarayika 4 bafungiye mu ruzi rwa Efurate, ngo Imana nivuga ngo bababohore bazamuke ku isi, ngo umunsi bazababohora ngo kizaba ari zo ndoto mbi ku kiremwa muntu zizaba zibayeho ku muntu uzaba ukiri muzima, ndetse azaba agiye kwibonera neza n'amaso ye uburyo Imana nta mikino igira.
the great Genesis. Nimba utekereza wenda ko umwuzure wabaye mu ntangiriro mujya mwumva ngo ku bwa Nowa habaye umwuzure urimbura isi yose, urimbura ikiremwa muntu, ukumva ko ibyo bintu byari biteye ubwoba, kandi kuko biteye ubwoba. Ibaze ko uyu munsi none wicaye kumva ngo Imana yohereje umwuzure urimbura abantu bose bari ku isi babi usibye Nowa. Wumva ko uwo mwuzure icyo kintu ni ikintu kibi cyane, umwuzure uje ni ikintu kibi cyane pe. Ariko nanone ngo nimba wumva ko ibyo bintu biteye ubwoba byo ku bwa Nowa, uribeshya cyane. Ibizaba abo bamarayika bane ngo nibakurwa mu ruzi rwa Efurate, ngo byo biteye ubwoba cyane kurusha ibyo ku bwa Nowa. Nanone niba utekereza ko uko Imana yarimbuye Sodoma na Gomora, icyo gihe Imana irimbura Sodoma na Gomora yamanuye umuriro mu ijuru, ngo twabyita ibintu by'ibibombe byinshi atomike biza bishwanyaguza birimbura. Ngo rero niba utekereza ko Imana irimbura Sodoma na Gomora byari ibintu biteye ubwoba cyane ngo bikabije, reka tukubwire ko ibyo bintu bigereranije n'abo bamarayika bane cyangwa se ibyago bidutegereje kuri iyi si ari ibintu utagereranya. Ibyo byabaye kera ni ibintu bito cyane ugereranije ngo bigiye kuba kuri iyi si yacu. Niyo magambo avuga, kandi kuko na Bibiliya bivuga ngo kuri iyi si muri ibyo bihe by'imperuka ngo hazaba umubabaro utarigeze kubaho. Nuko ngo ibyo ku bwa Nowa ngo umwuzure Sodoma na Gomora ngo iyo yamiriro yamanutse ikatwika, biriya bintu n'utwana ugereranije n'ibintu bizaba kuri iyi si yacu. Abari abamarayika bane bafungiye mu ruzi rwa Efurate nibarekurwa, or angels these river. Nanone ariko mbere ko tugera kuri aba bamarayika bane Imana ivuga mu byahishuwe 9:13-14 bazarekurwa, mbere ko tubinjiraho twumva ibyabo neza tumenya barimo ibintu byose, reka tubanze twibaza ubundi uruzi rwitwa Efurate ruvugwa muri Bibiliya, cyangwa se uyu mugezi wa Efurate uvugwa muri Bibiliya ni uwuhe mugezi? Ese ni uyu mugezi tuzi twese, uyu mugezi nyine tuzi uba ku isi yacu, cyangwa yaba hari ukuntu nanone Bibiliya isa nk'ivuga ibintu igashobora kuba yavuga nk'ahantu ariko ari nk'urugero rwo gushaka gusobanura ikindi kintu? Ese ni ikindi kintu Bibiliya yashaka kuvuga cyane rwa ruzi tuzi twese ruba hano muri Aziya, akaba ari rwo ruzi rufungiwemo abamarayika bane? Bibiliya igeraho ibintu byose bigahinduka, tukumva ko ku isi hazaba ishyano riteye ubwoba. Yego, uruzi Efurate ruvugwa muri Bibiliya ni rwa ruzi twese tuzi runo ruba muri Aziya. A new light in the end time prophecy. Ndetse urwo ruvugwa ko ari cyo kintu kizamera nk'aho gifunguye iherezo ry'ibihe ndetse n'ibihe bibi cyane byagiye bivugwa mu buhanuzi bizadushikira. Or angels. Abo bamarayika bane rero bafungiye muri urwo ruzi rwa Efurate ruhari rwose ruba hano hirya muri Aziya. Sasa bakongera bakavuga ngo abo bamarayika bane rero bavugwa bafungiye muri uwo mugezi, na n'uyu munsi barimo ubu tuvugana, niko birivuga ubu tuvugana bafungiye muri uwo mugezi. Ibaze ko wenda tutarakomeza, ibaze ko njya mbabwira ngo Imana ibituzi z'ibintu byacu byose kugeza naho ijya kwiyandikira ibitabo byayo igashyiramo n'amazina y'imigezi ari ku isi hano iwacu tuzi. Kandi iyo migezi bashobora kuba barobamo amafi bogamo, iyo migezi ukaba uyizi nk'uko wakumva bavuze Nyabugogo ukayibona muri Bibiliya. Ni nk'urwo rugero kuko na Efurate n'uruzi nk'indi yose. Ariko se abo bamarayika Imana yivugiye yafungiye muri urwo ruzi ruri hano ku isi ni bande? Ese ni ba bamarayika b'Imana tuzi bamwe bagiye bakora akazi bagakorera Imana, cyangwa se ni abamarayika bamanukanye na Satani? Abo bamarayika bafungiye muri urwo ruzi ubundi reka tubanze nyine bande? Ubundi misiyo yabo ni iyihe? Ese kuki bazateza isi ibibazo bikomeye cyane abo bamarayika bari kurwa muri ruriya ruzi? Akenshi iyo dutekereje ku bamarayika twese ikintu kituza mu mutwe ni kimwe, twumva nk'umuntu ushobora kuba afite ishusho cyangwa se ikiremwa gifite imbaraga, gikomeye, giteye neza, gifite amababa, nibyo dutekereza. Ndetse tukongera tugatekereza ngo abo bamarayika ni abakozi b'Imana. Ucyumva ijambo marayika nicyo kintu kitakikuza mu mutwe. Cyane cyane twita dutekereza nka marayika Mikayeli, tuzi ko ari marayika ukomeye cyane w'intambara mu ijuru. Akenshi bavuze abamarayika ubwo niyo dutekereza, ndetse tugatekereza ko uwo marayika Mikayeli akenshi niwe ushobora kuba ayoboye cyangwa se ni nabyo niwe uyobora ingabo zo mu ijuru z'Imana. Niryo shusho yita rituza mutwe twumvishe marayika. Ariko iyo dutekereje abamarayika, nanone iyo dutekereje abamarayika hari igihe twongera tukibuka Daniyeli ubwo yari ari gusenga. Twibuka ko Daniyeli nawe ubwo yari ari gusenga mu isezerano rya kera, yagiye kubona akabona marayika niwe uzanye ibisubizo by'ibyo yari ari gusengera. Ngira ngo murabyibuka Daniyeli ari mu rwobo rw'intare, intare ngo ntizamurya, hari umuntu wari uzihagaze iruhande, ni marayika w'Imana. Ayo ni amashusho nyine, iyo ubashije umuntu ngo marayika umutekereza iki, nawe bashituza umutwe wagiye gutabara Daniyeli mu rwobo rw'intare, marayika wakoze ibi n'ibi, uwo mu ijuru yitwa Mikayeli uyoboye abasirikare b'Imana, niyo mashatuza mu mutwe. Nanone iyo dutekereje nanone ku bamarayika, nanone abantu benshi turacyari ku bamarayika kugira ngo tumenye bamarayika bafungiye mu ruzi rwa Efurate. Nanone iyo dutekereje ku bamarayika, umutwe wacu hazamo izina ryitwa ngo ni marayika Gaburiyeli, iryo jambo rihita rituzamo.
uwo ni marayika wagaragaye imbere ya Zakariya, ndetse ni nawe marayika wagaragaye imbere ya mama wa Yesu ariwe Mariya. Ndetse uyu ni umumarayika Gaburiyeli tuzi ko akenshi ari intumwa y'Imana, niwe Imana ituma ajyanye ni messenger, ajyanye nk'ubutumwa nyine akabuha abantu. Niwe marayika waje kubwira Mariya nyine Yesu, aramubwira ati ugiye gusama gutya na gutya. Ibyo byose byo musanzwe mubizi. Icyo turiho ni abamarayika n'akazi kabo. Ndetse nanone tukongera tukibuka, nimba mwibuka muri Bibiliya, ubwo Yeriko hendaga kurimburwa, icyo gihe nanone twibutse ukuntu Yeriko yarimbutse nayo, cyangwa se Yeriko ijya kugwa. Twibuka neza cyangwa se biritubwira ko Yosuwa icyo gihe yabonye umugabo wari umuhagaze imbere afite inkota mu ntoki yayikuyemo. Uwo nawe ni marayika w'Imana. Ndetse uwo mugabo niwe wabwiye Yosuwa icyo gihe, amubwira ati ubu ngubu naje nk'umukomanda w'igisirikare cy'Imana. Niko yabwiwe. Mu mateka iyo urebyemo neza, dufite ibimenyetso byinshi n'ibintu byinshi byagiye biba bigaragaza ko Imana ifite abamarayika, kandi abo bamarayika bagiye bagaragarira abatuye isi, cyangwa se abakozi b'Imana bari bari ku isi, n'abandi bantu bari bari ku isi bagiye bahura n'abamarayika. Abamarayika bagiye bavugana nabo. Imana yagiye ituma abamarayika cyane pe. Ibyo turabizi. Kandi ngo abamarayika b'Imana kenshi bagiye baza ku isi, ntabwo babaga baje kureba abantu ngo baganire bisanzwe. Babaga hari ikintu cyangwa se hari akazi Imana yabatumye. Niyo mpamvu bahera bavuga ati abamarayika n'abakozi b'Imana batuma. Abamarayika bose bagiye bagaragara ku isi babaga baje kuri misiyo Imana yabaga batumye kugira icyo babwira ikiremwa muntu, cyangwa se icyo bafasha abantu. Nanone twigarukire rero mu Byahishuwe 9, hamwe twari turi nanone hagaragaza ko hari abamarayika b'amayobera bafungiye mu ruzi rwa Efurati, muri uwo mugezi. Abo ntabwo ari abamarayika b'Imana pe, oya. Abamarayika tumaze kuvuga nibo bamarayika b'Imana, ariko bano bamarayika tugezeho bafungiye mu ruzi rwa Efurati ntabwo ari abamarayika b'Imana. Kuko abamarayika b'Imana ni abamarayika ubundi nyine babohowe, ntabwo ari abamarayika Imana igenda ngo nimara kubatuma ihita zibazirikira ahantu mu ruzi cyangwa ibazirikira ahandi, oya. Abamarayika b'Imana baba babohowe, bayiramya, ibatuma mu kazi, ibintu nk'ibyo ngibyo, ndetse bajya gukora misiyo z'Imana cyangwa se ubushake bw'Imana. Abamarayika rero bafungiye mu mugezi wa Efurati, uriya mugezi turi kuvuga uri hano ku isi, hano hirya rwose, abo ni abamarayika ba Satani cyangwa se ba Sekibi. Ese abo bamarayika ubundi babayeho gute kugira ngo bisange muri ruzi rwa Efurati? Bahageze gute? Ese Imana yabaremye bitandukanye uko biravuga ngo reka mbareme uko abonye kubafungira mu ruzi rwa Efurati kubera misiyo bazakora, cyangwa se yabaremeye rimwe n'ubundi n'abandi bamarayika bose tuzi icyarimwe? Icyo wakwibaza. Umunsi rero aba bamarayika babayeho ni umunsi nyine n'ubundi abamarayika bose babereyeho mu ijuru, ariko abo bamarayika ngo hari umunsi wageze Rusoferi cyangwa se Satani wari marayika mu ijuru aza kwigomeka ku Mana. Icyo gihe amaze kwigomeka yamanukanye ngo n'abamarayika benshi cyane dukurikije ibivugwa muri Bibiliya. Satani nanone biri mu Byahishuwe. Satani ngo ntabwo yigeze yigomeka wenyine mu ijuru, yakumuye n'abandi bamarayika yabashije kubumvisha. Arabumvisha arabwira ati muze twigomeke ku Mana. Ndetse urwo rugamba bivuga ko marayika w'Imana Mikayeli yarutsinze, agatsinda Satani n'abo bamarayika benshi cyane. Ndetse marayika Rusoferi ari we Satani uyu munsi niko tumwita, yamanukanye n'abandi bamarayika benshi cyane bamanuka kuri iyi si yacu. Nibwo bazanye ikibi kuri iyi si yacu, na n'uyu munsi tugihura n'ingaruka zacyo. Guhera icyo gihe rero muri abo bamarayika bamanukanye na Satani, muri abo bamarayika bamanukanye na Satani benshi cyane bivuga ko ngo hamanutse harya ni 2/3, ni 1/3 cy'abamarayika bari muri mu ijuru. Murajya muri comment mumbwire. Nabwiye ngo kiye ntabwo mbanze ibintu byinshi cyane, ahubwo mbanganira namwe kugira ngo twungurane ibitekerezo. Uzi ikindi kintu gishyira muri comment nze nyirebe, n'abandi batakizi baze bakirebe, tuhite dukomereza. Ariko twahita tubimenya ibyo byose ntabwo byatwara n'amasegonda. Muri abo bamarayika rero bamanukanye na Satani ngo bava mu ijuru, bamanuka muri bo hari 4 batoranijwe, cyangwa se Imana yatoranije bafata ibazirikira mu ruzi rwa Efurati, na n'uyu munsi no bari bagifungiye. Ikintu giteye ubwoba rero ni kimwe. Ikintu giteye ubwoba nuko giteye ubwoba cyane cyane abakristo cyangwa se n'abandi bantu, nuko mu bihe by'imperuka cyangwa se mu bihe tuzahura n'imibabaro idasanzwe y'isi iri kurimbuka, ibyago bigwira isi, nuko na Satani nyir'ubwite n'abakozi be bazabigiramo uruhare nabo. Bazaza nyine batwatake cyangwa se baduteze ibyo bibazo byose, abakozi ba Satani ndetse na Satani bwe ku giti cye. Imana sasa kugira ngo ijye gufata mu bamarayika bose bari bamanutse mu ijuru bamanukanye na Satani, imenye ko igomba guhitamo 4 muri abo bamarayika ikabazirikira mu mugezi wa Efurati. Kuko itafasha abamarayika bose ngo bafungira mu mugezi wa Efurati, ni ukuvuga ko ari ikintu kidasanzwe kuri abo bamarayika uko ari 4 bafungiye mu ruzi rwa Efurati.
ushobora none kwibaza ukavuga ati abo bamarayika wenda nabo turaza kugira ikintu gishobora kuba cyaratumye Imana ibafungira muri ruzi rwa Efurate hasi, ariko none ukongera ukibaza ngo kuki mu migezi yose iri ku isi Imana yahisemo gufata bari abamarayika ikabafungira mu ruzi rwa Efurate, za Nyabugogo n'umugezi, Ikivu n'uruzi, ni henshi cyane, murabizi imigezi myinshi, kuki Imana yahisemo kubafungira mu ruzi rwa Efurate? Nacyo wakibaza. Hari impamvu Imana yabikoze kugira ngo ibyo bintu bashe kubyumva neza ibyo Imana yakoze no gufata bari abamarayika ikabafungira mu ruzi rwa Efurate. Ugomba kubanza ukamenya ngo ruriya ruzi rwa Efurate ruherereye ahagana hehe. Uriya mugezi wa Efurate cyangwa se uruzi, dukurikije ibyanditswe dusomye muri Bibiliya, ruriya ruzi hariya hantu ruriya ruzi ruri ni ahantu habereye ibyaha byinshi cyane, kandi ibyo byaha byose bikaba byanditse muri Bibiliya, biri recorded. Ntabwo ari ngo ni ibyaha by'ibihuha, ni ibyaha byabereye neza hari hafi ya ruriya ruzi ruri. Bivugwa ko ruriya ruzi rwa Efurate ari rumwe mu migezi itatu yanyuraga muri Edeni cyangwa se yatembaga ica muri Edeni. Ruriya ruzi rwa Efurate buriya, kugira ngo nabimenye neza, nibihita binakwerekana Edeni yahoze kari muri biriya bice, kari muri bino bice byacu, muri biriya bice bya hariya hakurya, kugira ngo nyine ikintu cyonyine gishobora guhita kinabikumvisha ni ukuvuga ngo muri biriya handitsemo ko uruzi rwa Efurate rwacaga muri Edeni. Kandi nyine ruriya ruzi rwa Efurate murabona ahantu rusa nk'aho ruherereye. Uru ruzi rero impamvu Imana yarufungiyemo abamarayika 4, uru ruzi cyambere, uru ruzi rwacaga muri Edeni, rwatembaga ruca muri Edeni, bisobanuye ko ntago runo ruzi ruri kure cyane y'ahantu icyaha cyambere cy'ubwicanyi cyabereye. Gahini ubwo yicaga umuvandimwe we Abeli, urumva hari hafi y'urwo ruzi. Ndetse umwami Nimrod ubwo yatangizaga ubwami bwari hafi y'uwo mugezi wa Efurate, nk'uko byanditswe mu ntangiriro 10. Ndetse uyu mwami Nimrod nimba mumwibuka neza, niwe mwami wavuze ngo bubake ikizu kinini cyangwa se umunara munini w'Ibabeli, bagende ngo bawugeze ku ijuru cyane, ameze nk'uri guhangana n'Imana. Ndetse icyo gihe nibwo indimi zabaye nyinshi, batangira gusomanya indimi. Ibyo byose tuzagenda tubireba ku gihe cyabyo. Iby'iminara y'Ibabeli akenshi mujye mutubwira ibintu twazaganiraho, burambanye n'ibitekerezo byanyu kugira ngo nanjye menye ibyo mbazanira. Ndetse iyo nyubako cyangwa se umunara ntabwo wigeze ubasha gukomeza. Urumva ibyo nabyo byabereye hafi ya rwa ruzi rwa Efurate neza rero. Urumva ko nabo bamarayika, nimba kuko ibyaha byinshi byarabereye aho hantu, urumva ko bari abamarayika 4 nabo ntabwo bari kure y'aho hantu habereye ibyaha, kuko cyane cyane abamarayika ba Satani, kandi bari bakomeye cyane. Urumva nabo bari hafi aho ngaho y'aho ibyo byaha byose byaberaga. Nta muntu neza uzi icyaha bano bamarayika bakoze uko ari 4 pe, cyangwa se urwego rw'ibyaha bakoze. Nta nubwo muri kano kanya nanjye nahita mbimba ngo mvuge ngo bari abamarayika ngo bakoze ibi n'ibi, ariko birumvikana ko ari abamarayika mbere na mbere badasanzwe. Nimba Imana mu bamarayika bose bamanukanye na Satani mu ijuru, hangira ngo ni 2/3 nimba atari 1/3, ukuntu ari benshi cyane. Kuba Imana aribo yahisemo ikavuga ngo mwingiye kubafata bafungiye mu ruzi rwa Efurate, hari impamvu Imana yabafungiye mu mugezi wa Efurate. Iyo mpamvu batoranijwe nuko nabo bashobora kuba badasanzwe mu bandi bamarayika bamanukanye na Satani. Mbere na mbere aho ngaho niho dutangira gutekereza tuti abo bamarayika bashobora kuba bafite imbaraga zidasanzwe. Abamarayika bo mwijima, ubundi abamarayika bamanukanye na Satani bakenshi dukunze kwita abadayimoni. Bashobora kuba ari abany'imbaraga, bashobora kuba ari babi cyane, ari abagome muri kamere yabo, ari abicanyi ba ruharugwa. Iyo bitabaye ibyo ntabwo Imana yakabaye yarabafungiye mu ruzi rwa Efurate ari bo bonyine. Nitujya mu gitabo cy'Abefeso, niho handitse mu Befeso 6:12 havuga ati twe ntabwo duhanganya kenshi duhanganye n'abantu bafite umubiri cyangwa se inyama n'amaraso, oya, ati ahubwo duhanganye n'imbaraga z'umwijima, zo mu bwami nyine bw'umwijima. Izo mbaraga rero zavugwaga aho ngaho mu Befeso, imbaraga duhanganye nazo cyane cyane n'imbaraga z'amadayimoni, arizo mbaraga z'umwijima nini zinateye ubwoba cyane. Ariko Imana ntabwo yafunze abo bamarayika ngo ibazirike gusa. Hari ikintu Imana yafungiye abo bamarayika muri ruzi kugira ngo bazakore. Ndetse nuramuka umenya ikintu Imana cyatumye ifata abo bamarayika uko ari 4 ikabafungira mu ruzi rwa Efurate, impamvu Imana yahabafungiye n'icyo yateganyaga kuzabakoresha, kirete kikumvisha ko abo bamarayika ari babi cyane, bafite n'ubundi bushobozi buteye ubwoba ndetse bubi cyane. Nanone twigarukiye mu Byahishuwe 9, bivuga ko ngo abo bamarayika uko ari 4 bazarekurwa. Iyo manda nivuga bazarekurwa bagakurwa muri rwa ruzi imyaka bari bamaze bazirikiyemo. Abo bamarayika bakazamuka kuri iyi si yacu. Abo bamarayika bazaba barekuwe n'Imana, nizaba bohubura, ndetse ngo Imana izabakoresha mu rwego rwo guca urubanza rwayo. Abo ngabo babi cyane, abo ngabo banze kwicuza. Iri rekurwa ry'aba bamarayika rizateza ibibazo bikomeye cyane ku isi.
abazaba ari bazima muri icyo gihe ibyo nibiba bishobora kuba n'uyu munsi cyangwa n'ejo cyangwa mu myaka mike iri imbere cyangwa na myinshi, ariko bivuga ko ngo turi kugenda dusatira bino bihe cyane. Aba bamarayika uko ari bane ngo nibaramuka barekuwe muri ruriya ruzi rwa Efurate, bivuga ko bano bamarayika uko ari bane ngo batazaba ari bonyine ari bane, ahubwo ngo bazaba bafite n'abasirikare ngo benshi cyane ndetse bateye ubwoba. Turamutse nanone turebye mu byahishuwe 9:16 bisobanuye ko abo bamarayika uko ari bane bazaba bafite izindi ngabo zabo zigera kuri 200,000 zibaherekeje. Essentially an evil army. Muri make kizaba ari igisirikare cya Satani. Abo bamarayika uri kumva iki Imana izaba ari kuri. Imana izarekura abo bamarayika bave muri rwa ruzi, abamarayika babi cyane b'abagome babi cyane bateye ubwoba, batameze nk'abandi bamarayika basanzwe. Nibamara kugera kuri isi yacu bazaba bafite nk'igisirikare cy'abandi, igisirikare kingana na 200,000 kibari inyuma. Ngira ngo urumva abasirikare 200,000 ukuntu ari benshi cyane. And yellow. Ese bizagenda gute? Bano bamarayika bari kurwa rero muri urwo ruzi, bamaze kurekurwa bazakora iki bageze kuri isi yacu? Bari kumwe nabo basirikare bagera kuri 200,000 bari inyuma yabo. Hano hari 20 ibisobanura ibyo bazakora, ni mu byahishuwe 9:15 babisobanura neza cyane. Aho hantu haranditse mu byahishuwe 9:15 ngo abo bamarayika uko ari bane bazakurwa muri uwo mugezi barekuwe n'Imana cyangwa se n'imanda y'Imana ngo bave muri urwo ruzi, bari kumwe nabo basirikare bagera kuri 200,000. Ngo hari akazi Imana bazaba baje gukorera rero abateguriye kazakorwa kuri iyo saha, kuri uwo munsi, kuri uko kwezi, muri uwo mwaka. Bazaba ngo barekuwe kugira ngo bice 1/3 cy'abatuye isi. Icyo kintu kure cyumva. Bazaba barekuwe kugira ngo bice 1/3 cy'abatuye isi. Ni Imana izabyikorera ubushake bwayo. Imana izarekura abamarayika bazanye abasirikare ngo benshi nanone ubwo ngubwo b'umwijima bose ni igisirikare cy'umwijima bazi bice 1/3 cy'abatuye isi. Bishobora kuba uyu munsi wa none. Ni ingenzi cyane. Urumva ko bano bamarayika ibintu byabo ntago ari ibintu bizaba bitugwiririye twe nk'abatuye isi. Oya, ngo n'abamarayika baturutse iyo ngiyo ngo baraje bisha abantu. Oya, ibintu byabo ni ibintu byateguwe ndetse bigirwamo uruhare n'Imana, n'Imana yabyiteguriye. Cyane nk'uko muri Bibiliya bivuga ngo abo bamarayika bazaba baje gukora akazi bari barafungiwe, karatumye bafungwa kugira ngo barikurwe bagakore, ariko kazi bivuga ko iyo saha bazagakorera n'umunsi n'ukwezi n'umwaka ni ibintu byari byarateguwe n'Imana bazaba baje gukora. Mbega bazaba baje gukora iby'Imana n'ubundi niyo yashakaga. Nanone hari ibindi byanditse bikomeza bivuga ngo ndetse bivuga ko ngo abamarayika ngo amafarasi bazaza ahubwo imitwe y'amafarasi izaba imeze nk'imitwe y'intare, ndetse mu kanwa k'iyo farasi wazaba hari guturukamo ngo umuriro n'umwotsi biteye ubwoba. Icyo gihe ngo 1/3 cy'abatuye isi bazapfa bishwe n'ibyorezo bitatu. Urumva abo bamarayika ntabwo bazaza batubanga, bazabanza baduteza abo bamarayika ba Sekibi. Urumva ko abo bamarayika bafungiye mu ruzi rwa Efurate ari babi cyane, ni abamarayika bazarekurwa baze baduteze ibyorezo bitatu. Ibyo byorezo bizaza byica abatuye isi aribo batwebwe, twicwe n'umuriro. Uyu munsi wa none turebye abantu batuye isi, uyu munsi wa none abantu batuye isi yose muri rusange ugereranije basaga miliyari 8 na miliyoni 1. 1 billion. Ibaze 1/3 cy'abatuye isi baramutse bapfuye uyu munsi, abo bamarayika baje bakatwica uyu munsi. Ku isi hapfa miliyari zigera muri 2 na miliyoni 700. Abo bantu uri kumva ukuntu ari benshi cyane. Miliyari 2 na miliyoni 700 zahita zipfa kakanya. Uramutse ugereranije neza byibura ugasa nk'ukora imibare neza, urumva ko byibura buri gihugu ugereranije ukajanisha muri bino bihugu bigera mu 195 bigize isi, usanga ko buri gihugu gishobora kuzabura abantu bagera kuri miliyoni 11. Ariko ngo ndavuga ibyo ni ibihugu bifite abantu benshi n'ubundi. Hari ibihugu rero usanga bituwe n'abantu bake cyane, usanga bituwe na miliyoni 10, miliyoni 7, miliyoni 3, miliyoni nkatwe hano ndakeka turi miliyoni 13. Bisobanuye ko hari ibihugu abantu bose bashobora kuzarimburwa bari batuye muri ibyo bihugu bakavaho burundu, kuko ibyo byorezo bizaza bikura mu nzira, nabo bamarayika bica bakura mu nzira. Uramutse uvuze ngo nirimbuka riteye ubwoba rizaba ribaye ku izo bamarayika bari kurwa, ariko uri kumva abantu abamarayika bane bazaza bakarimbura 1/3 cy'isi, n'abantu miliyari nyinshi cyane, n'abantu benshi cyane. Uramutse uvuze ngo nirimbuka riteye ubwoba rizaba ribaye ku isi, waba woroheje ibintu. Mbega no koroshya ibintu, n'imvugo yaba yoroshije ikintu. Ni ukuvuga ngo abantu bose batuye isi bazaba bari mu bwoba icyo gihe. Ibyo bintu bizaza bica abatuye isi, abatuye isi bazicwa n'ubwoba. Hano rero nutangira kwibariza ngo ese basi ibyo bintu nibiba, icyo kizaba ari cyo kintu kibi cyane kibaye kuri iyi si ku banyabyaha cyangwa se no ku bandi bantu, kigaragaza irangira ry'isi, ibintu bizaba birangiye. Hari abantu bashobora kubwira ati buno buhanuzi ntabwo bushoboka, ntabwo byabaho ibyo bintu bishoboka, ariko hakaba n'abandi bashobora kubyizera.
hakaba n'abandi bizera ibintu ari uko bari kubona bari kubicamo ako kanya kugira ngo wumve ko bino bintu bizaba. Ikintu cyonyine cyakumvisha ko bizaba, ndabizi kubwira umuntu ngo hagiye kuza abamarayika bari kurwe bice 1/3 cy'isi, apfa amamiliyari n'amamiliyari y'abantu ku isi. Abantu benshi ntabwo babyemera, bavuga ati ibyo bintu sibwo birashoboka, byaba gute se Imana yabyemera gute? Ni gute yarekura abamarayika ngo bave mu ruzi ngo baze batwice kandi turi abantu bayo? Ukumva umuntu ntabwo ari kubyumva neza, ariko kugira ngo byumve neza ko Imana nta mikino igira, nta nuko ibitabagize. Hari ibindi bintu byinshi cyane byenda kumera nk'ibyo byagiye biba muri Bibiliya byabaye pe. Kandi nanone ibyo bintu uramutse ubitekereje tumva ko nta n'ikintu cyahagarika Imana kuba yakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Nimba Imana yarigeze kurimbura isi yose, ntabwo ari ubwa mbere Imana yabirimbuye. Imana yigeze kurimbura ikiremwa muntu cyose cyari gituye isi mu minsi yo kwa Nowa. Noneho ibaze nimba Imana yaririmbuye abatuye isi bose ikabarimbuza umwuzure, igasiga famiye imwe yonyine ya Nowa. Icyo kintu uri kucyumva? Noneho ibaze uyu munsi none kuba yazi karimbura 1/3 cy'abatuye isi. Urumva sabwa atari byo byoroshye ugereranije no kuba Imana yarigeze kurimbura isi yose hagasigara umuryango wa Nowa gusa. Gute ibyo ngibyo byo bitaba? Byaba cyane ahubwo, ndetse bizanabana n'ikintu cyabihagarika, kuko ibyanditse muri biba byose twamaze kwemera ko tudashidikanya ko bigomba gusohora byose. Niyo mpamvu rero bino bintu impamvu tuba turi kubireba ni ukugira ngo twibuke neza ko nta kintu kimwe cyahagarika bino bintu kuba. Abo bamarayika bazarekurwa mu ruzi rwa Efurati, basohoke baze bice 1/3 cy'abatuye isi. Ibyo byo bigomba kuba. Ahubwo impamvu tuba turi kubiganira ni ukugira ngo twitegure, tumenye naho duhagaze, kugira ngo umenye ukuntu Imana yagiye ibabazwa n'ikiremwa muntu. Usomye nko mu ntangiriro 6 haravuga ngo Imana yitegereje isi, ireba umwana w'umuntu, ireba ububi buri mu muntu, ireba ibitekerezo by'abantu ukuntu byabaye bibi, ireba inzira z'ubuzima bw'abantu ukuntu basigaye babayeho, ibona ni bibi cyane. Imana ubwayo yagezeho yicuza, iravuga ati ubundi umuntu namuremeraga iki? Uri kumva icyo kintu? Ariko urumva ukuntu Imana yari ibabaye aho hari mu minsi yo kwa Nowa. Imana nibwo yavuze ngo kugira ngo ndimbure kino kibi nuko narimbura ino generasiyo yose. Nicyo gihe cyabaye Imana irimbura isi, irimbuje umwuzure. Umuntu wenyine Imana yarebye mu isi ikavuga ati uyu muntu wenyine niwe nshobora kuba nababarira, naho ubundi kiremwa muntu cyose ni kibi. Umuntu wenyine mu maso y'Imana, Imana yarebye ikavuga ati uyu muntu ni sawa namurokora, yari Nowa wenyine. Ibaze ku isi yose Imana kuba yararebye ikabona abantu bose babaye babi, ikabona umuntu umwe wenyine, Nowa niwe wenyine ukwiye kurokoka. Uyu munsi none nawe ushobora kumva ngo urasenga, ngo umeze neza, ngo uhagaze mu by'Imana, uri umukozi w'Imana, uraririmba ibiki n'ibiki, ukumva nyine umeze neza, ariko mu by'ukuri ushobora gusanga ibi byo byago nanone byongeye bikaba, cyangwa se byongeye kugenda gutyo. Imana ikareba ikavuga ati ngiye kongera kurimbura isi, ariko basi reka ndebe umuryango narokora. Ese ubona famiye yawe cyangwa se weho n'umuryango wawe yabarokora? Wisuzuma, cyangwa wagenda mu bambere? Ako kantu kibazwe, waba usenga, waba udasenga, waba ukijwe, waba udakijwe, wirebe nawe uvuga ati naba meze nka Nowa urwego ndiho. Imana ivuze ngo ngiye kurimbura isi, ngira umuntu nsigaza. Ese yaba weho, cyangwa ahubwo wagenda mu bambere? Cyangwa ahubwo niwe, cyangwa uri mu baba ahubwo ni batumye n'Imana irimbura isi bitewe n'ibyo ukora? Ibyo nanone ubundi kugerageza kumvisha ko ibintu byose ndi gukubwira bizaba, bamarayika bazazamuka bakica abantu, ndetse n'ikimenyimenyi si ubwa mbere Imana yaba yohereje ikintu nk'icyo ngicyo ku banyabyaha kugira ngo ikibi kive muri iyi si. Urebye indi nkuru nanone ivuga ukuntu Imana yageze guciraho abantu urubanza, wabisanga mu ntangiriro 18-19. Aho ngaho hasanga inkuru y'i Sodoma na Gomora. Muri iki gihe cyari igihe kibi cyane, aho Imana yitegereje buno butaka bw'i Sodoma na Gomora, ibona bwuzuye ibyaha, ku buryo Imana yarebye ikabona i Sodoma na Gomora nta nubwo yahakura byibura abagabo 10 b'abakiranutsi. Imana rikivuga ngo yarebye Sodoma na Gomora iburamo abagabo 10 b'abakiranutsi, by'ivuge ngo reka nabare bari abagabo 10, ngo nabo bagabo n'imiryango yabo irababura neza. Ariko uri kumva icyo kintu? Nyamara wabona n'uyu munsi wacu ariko bimeze. Imana itureba ikaburamo abantu pe, kandi mwibwira ngo murasenga mukora ibiki? Icyo gihe Imana yarebye Sodoma na Gomora iburamo abagabo 10 bazima yarokora, byibura b'abakiranutsi. Ibyo ngibyo twabimenyeye kuri Aburahamu. Aburahamu ubwo yari ari kunegosiya n'Imana, Imana imubwira ngo ngiye kurimbura Sodoma na Gomora. Aburahamu niwe wagezaho atangira gutakamba, avuga ati yari ahantu buharetse, anegosiya n'Imana. Ariko n'ubundi byarangiye Imana imanuye imvura y'umuriro itwika Sodoma na Gomora. Abarokotse ngira ngo ni Loti wenyine. Mu kanya gatonya cyane Sodoma na Gomora yari ibaye umuyonga, ndetse cyagaragaraga n'umwotsi n'ivu, nta kintu kimwe cyahasigaye. Nanone ushobora kwibuka ibintu kugenda muri ukuntu Imana nta mikino igira. Iyo bigezeho kuba yaragiye ibuza abantu ibintu bagakomeza bakabibamo, bumva nyine bayisuzugura. Nimba wibuka ibyago 10 Imana yateje Abanyamisiri, baranze kurekura ubwoko bw'Imana,
after ordering ni ibintu bibi cyane Imana yabateje. Ibyago icumi uze kubireba Imana yateje abanyamisiri biteye ubwoba. death. Icyambere Imana yohereje marayika w'urupfu. Imana ubwayo yohereje marayika w'urupfu araza yica imfura zose z'abanyamisiri z'abagabo bo muri Misiri. Ibaza Imana yohereza marayika ngo aze yice imfura z'abantu, abana batoya bagapfa. Uri kumva ko Imana nta mikino bifite. Abana barishwe umunsi in the Red Sea. ndetse abamarayika ubwo bakurikiraga Mose ngira ngo abonye ukuntu barohamye bose n'ibindi byago byinshi, imikeri, amazi yabo guhinduka amaraso, ibi birwara byinshi cyane, ibyago icumi byabaye ku banyamisiri. Bihita bikwereka ko Imana iri seriye cyane. Iyo bigeze kuvuga ati nyamara ibi bintu nzabibahanira, mwebwe mugashaka kubigira nk'aho ari imikino. Gusa nanone ibyo byago byose tubonye muri Bibiliya cyangwa se ibihe byigeze bibaho, Imana yagiye ihana abantu ku isi ikabateza n'ibyago bikomeye dusoma tukagira ubwoba uyu munsi wa none. Ibyo byago byose ngo ni utwana ugereranije n'ibyago bano bamarayika bane bazava mu ruzi rwa Efurate bazaza bagateza isi yacu. Bazaza ngo bateze ibibazo bikomeye cyane kuri isi yacu, barimbura abantu benshi cyane. Bazarimbura 1/3 cy'abatuye isi, kandi uyu munsi wa none isi iratuwe cyane. Nanone ushobora kwibaza ngo ari nacyo kintu giteye ubwoba kivugwa muri Bibiliya. Impamvu buno buhanuzi buteye ubwoba cyane abantu bakunze kuvuga ngo nibwo buhanuzi buteye ubwoba cyane mu buvugwa muri Bibiliya, buno bw'aba bamarayika bane bazava muri runo ruzi rwa Efurate n'ubundi rwatangiye gukama. Ikintu giteye ubwoba cyane ni iki? Ikintu giteye ubwoba, abo bamarayika bazaza bateza ibyo byago byose, bica abo bantu bose, bica 1/3 cy'abatuye isi. Ariko ushobora kwibaza ngo ko hazaba hapfuye 1/3 cy'abatuye isi, abazaba basigaye ku isi bazakora iki? Ubwoba ntibuzabica bakahita bagana Imana bakavuga ati Imana, tubonye ko uri seriye, tubonye ko hana, tugiye kwicuza duhinduke tuba abantu bawe. Niko umuntu wese yahita yibaza ko abazarokoka ibyo byago bazahita bakizwa bakagana Imana. Ariko ntago ariko kuri. 8-21 says, kuko haravuga mu Byahishuwe 9:21 haravuga ngo abazaba basigaye batishwe n'ibyo byorezo, batishwe n'abo bamarayika bazava mu ruzi rwa Efurate, ntago bazigera bicuza cyangwa se ngo bave mu nzira y'ibyago. Ibyo bintu biteye ubwoba, ariko Imana izatanga isomo nk'iryo. Ariko n'ubundi abazarokoka ibyo byago benshi bazaba basigaye ku isi, ntago ngo bazigera bihana ngo bagandukire Imana. Oya, ngo nta nubwo bazigera barekeraho gusenga ibigirwamana n'amadayimoni yabyo, cyangwa se gusenga ibigirwamana ngo bikoze mu izahabu, wapi, cyangwa se bikozwe mu mabuye, cyangwa se bikozwe mu biti. Bazakomeza bari byo bisengera, ntabwo bazigera bavuga ngo Imana iduhaye urugero, itanze isomo, wenda ngo bahinduke. Wapi, ngo bazikubira mu byaha byabo. Narabwiye ngo iby'ibigirwamana byo twarabisobanukiye, ntabwo uzongera kubivugaho. Nor did they repent of their murder. Nanone ntago ngo bazigera bicuza ubwicanyi bwabo, amarozi yabo, ubusambanyi bwabo ntago bazigera babureka, ndetse n'ubujura bazabikomeza. Icyo nicyo gice giteye ubwoba cyane, kinababaje, yaba ari kuri twe tubyumva, yaba ari kuri twebwe dushobora kuzabyanga kubikora, ndetse kinababaje noneho ku Mana kurushaho. Imana urumva kugira ngo ifate icyemezo nk'icyo ngicyo cyo kuvuga ati ngiye kwica 1/3 cy'abatuye isi, n'umwanzuro nawo ntago ngiye ko Imana ibinejejwe nabyo. Ariko yajya kubona ikabona n'abasigaye basi yarihaye urugero ivuga ati dore bimeze gutya, ikabona nabo bigumiye muri ya nzira yabo, bagumye mu byabo, nta nubwo bashaka kumenya ko iyo Mana ihari. Byabaye ese ni gute abantu batakwicuza n'ibintu bazaba bamaze kubona ko ibintu biteye ubwoba gutyo? Ushobora kwibaza ngo kubera iki abantu batakwicuza? Nawe byakubaho, nawe ushobora kuzabona ibyo byago, biba bishobora kuzabona hari, ntabishobora kuba n'ejo bundi hafi aha, ariko nawe ugakomeza ukibera muri ibyo bintu byawe by'ibyaha, uhinduke usaba Imana imbabazi. Kubera iki rero utahinduka? Ukubera ko ariyo kamere y'ikiremwa muntu. Kamere y'ikiremwa muntu ni ukuvuga ngo kamere y'ikiremwa muntu ntago yifitemo ubushobozi bwo guhinduka cyangwa se kwigira ku byo tubona. Oya, ntago tujya tubishobora, keretse ibyo bintu bitubayeho. Umugenzi wawe ahura n'ikibazo, ari we waciteje, ukabona yagiye muri ibi bimubuza, bimugezeho. Nimba wenda dutanga urugero rwo gusambaraza, ahuriyemo n'ibibazo, urabibonye n'amaso yawe, ubonye ububi bw'ibimubayeho. Ariko kuko ngo ikiremwa muntu muri kamere yacu tutigira ku byo tubona, ngo keretse aho bw'iyo bitubayeho, zangaruka wa muntu wamubonaga ukavuga ati muri Yesu yabigiragamo iki, nawe ntubyigireho ngo ubyirinde, ahubwo ugasanga umunsi bikugezeho nibwo utangiye kwicuza, ukibuka ukavuga ati ibintu nabikoreraga iki, ibi byose nabikoreraga iki. Ikiremwa muntu ngo niko giteye, kizabona 1/3 cy'isi bapfa, ariko ntibabyiteho, bikomereze mu byabo, kuko ntago aribo bazaba bapfuye. Ikiremwa muntu ngo niko twiga ari uko ibintu bitugezeho. Yandi avuga ngo nyamwanga kumva niyanze no kubona y'ibintu bidukubisa akaba biri kuri twebwe, nibwo byibura umuntu avuga ati ewana, ugatangira kurogereta. Mu gihe ubundi byakabaye byiza kwigira ku kureba ku zindi ngero zagiye zibere. Mpamvu nagiye ngo ingero z'abandi bagiye bicwa n'imyuzure n'ibindi byinshi byabaye, kugira ngo byibura weho Imana ivuze ngo igiye kurimbura, bakubona nkaho uri umuryango wawe, bakavuga ati
nubwo twarimbura abandi bose uriya muntu na famiye kabisa bahagaze neza. Ubundi nicyo kintu wakabaye uharanira. What is your take on this? Ikintu cyonyine wakora ngo muri ubu butumwa wasuzuma ubuzima bwawe nona ukareba aho uhagaze, ukareba n'icyo ukwiye guhindura. We nta muntu wimenya, niwe uba wiyizi. Ukisuzuma muri kano kanya ukareba icyo wahindura, icyo ukwiye gukora. Ese ubuzima ubayeho ubuzima bw'ibyaha, ubaye mu byaha and save yourself. Nimba ubayeho mu byaha rero icuze ubashe gutabara ubugingo bwawe, uburinde ibyago bigiye kugwira isi. Nuramuka urebye nk'ibyago biri kugenda biba kuri iyi si yacu, witegereze wenda uyu munsi wa none cyangwa witegereze mu mezi make ari imbere, cyangwa se naho uri uyu munsi ugereranije n'ibya kera, ngira ngo uri kubona ukuntu abantu bari kugenda bacika mu matorero, abantu bari gucika mu nsengero cyangwa se ahabera amateraniro. Abantu abakristo benshi bari kugenda bava mu bayoba. Kuyoba bari kuyobamo nta kundi. Niba abantu ubundi bukivugisha kumva ngo barakizera Yesu ko yabapfiriye barize na abakristo ko batugenda umukristo, ariko ugasanga inzira bagiyemo ni inzira isa nkaho irimo amakosa, basa nk'abayobye ukuntu. Becoming more cyane ko abo bakristo ugenda ubona muri iyi minsi n'abantu bagerageza kwihanganira ibintu Imana itihanganira, bo bakagerageza kubyoroshya ibyaha bimwe na bimwe Imana iziririzaho bakumva ko ari ibintu byoroshye kandi bira nta birenze, bo bakagerageza kwisanisha nabyo kandi ngara abakristo. Ikindi cya kabiri ubwo ni nyine uyitumira abantu benshi bakijya gusenga. Ikindi cya kabiri stream entertainment. Nuramuka urebye ukuntu ibintu kugira ngo urugero rw'ukuntu abakristo turi koroshya ibintu, uzarebe nk'ibikorwa by'amadayimoni biri mu byintu twita ngo n'iby'imyidagaduro. Nureba imiziki y'uyu munsi wa none iri ku isi iri gukundwa n'abantu benshi, ni imiziki yuzuyemo amadayimoni n'imigenzo ya Satani no gusingizamo Satani ku karubanda twese tukabibona. Imiziki yo twagiye tuyikora ibiganiro byinshi cyane, nta miziki isigaye ikorwa ngo uburimo bya bimenyetso bya Satani, bya bitambo batanga, amahembe ye, ibimenyetso bya Satani, kubega ni ibisingizo bya Satani, byose bisigaye byuzuye mu miziki y'isi. Kandi iyo miziki abakristo turayumva tukayibyina tukayiserebura tukumva hahiye, na biriya bimenyetso ntitubihe agaciro. Tureba mu mafilime, hari igihe usanga amafilime menshi akinwa ari gusingiza Sekibi. People in society. Abantu bo muri iyi sosiyete yacu bameze neza nk'ibivuga muri Timoteyo wa 2:1. Nanone muri Timoteyo havuga ibintu byenda gusa nk'ibyo tubona uyu munsi wa none, ari byo tugomba kwirinda. And when people will want to have their ears tickled. Ati mu minsi ya nyuma abakristo bo mu minsi ya nyuma bazaba bashaka kumva ubutumwa bunejeje amatwi yabo bwonyine. Want a gospel that gives the blessing. Bazaba bashaka ngo bwa butumwa bubabwira ko Imana ibahaye umugisha, cyangwa se abakozi b'Imana babahesheje umugisha bagiye kubaho neza. Doesn't require repentance. Ariko bitabasabye ko bicuza ibyaha byabo ngo babivemo burundu. They want a gospel that preaches prosperity. Ati abakristo mu minsi ya nyuma cyangwa se iminsi turimo, nta bakristo bazajya bajya mu nsengero nta kindi kibajyanye, bagiye kuba bakumva inkuru ibabwira ko bagiye gukira, bagiye kubona amafaranga, bagiye kubaho neza, bagiye kubona amazu n'amamodoka, nibwo butumwa ngo bazaba bashaka kumva. Instead of sacrificial living. Ariko nagara abakristo bazaba bashaka kujya mu rusengero ngo pastor ababwire ngo mubeke ibintu abakristo b'iminsi badakeneye kumva, ni ukugenda umupasiteri akubwira ngo genda wigomwe ibyo wari utunze ujye kubifashisha abakene. Oya, akeneye umupasiteri umubwira ati kuri ibyo wari ufite ibyo n'utwana, Imana igiye kongera ibyinshi kwawe umugisha kwawe n'ibirenzeho. Ntabwo bashaka kumva bya bindi Yesu yabwiraga abantu ati nimba ushaka kubigenda neza genda utange ibyo wari ufite byose ukurikire, cyangwa se muri make ngo babwire ngo genda wigomwe mu byo wari utunze ubifashisha abadafite na kimwe. Ubwo butumwa ngo ntabwo bashaka kubwumva habe na gato. Prefer to have their ears. Muri kano kanya niyo mpamvu bakubwira ngo abakristo b'iyi minsi cyangwa se mu minsi Bibiliya yari yarahanuye ngo n'abakristo bazaba bashaka kumva utuntu turyoheye amatwi gusa, aho kugira ngo bakire rya jambo ry'Imana rya nyaryo, ryarindiriza rikinjira mu mutima wawe rikaza rikabangamira buri myitwarire, buri ngeso yose y'icyaha iri mu buzima bwawe. Ntabwo iryo jambo ry'Imana bakeneye ijambo ry'Imana nkubwiye bakeneye uraryumvishije. Ubundi ngo ijambo ry'Imana abakozi b'Imana mwakabaye mubwiriza abakristo banyu, ni rya jambo ry'Imana riza rigacarenjinga buri myitwarire, buri ngeso yose y'icyaha iri mu buzima bw'umukristo wawe, ku buryo umukristo wawe umuvugisha cyangwa se umuganiriza agahaguruka avuga ati burya ndi umunyabyaha, akabimenya na twa tuntu yoroshyaga yacaga amazi agerageza gutorera kandi Imana itadutorera tw'ibyaha, akabibona neza ko ari ibintu agomba guhindura. Kubundi nizo nyigisho ziba zikene, za nyigisho ngo ziza zikinjira mu mutima wa buri mukristo, izo nyigisho zikaza zikamubuza amahoro, akavuga ati kuko ntabwo nshobotse, ndi mu nzira mbi, mbega pana kuza kumubwira ngo Imana igwaye umugisha bigiye kugenda neza gutya. Muri minsi ya none umuntu ugasigaye ahura n'ikibazo kimuhangayikije yabuze amahoro, akahita yihamagarira umukozi w'Imana ngo basengane, amara gusenga umukozi w'Imana akavuga ati ibintu byawe rero ibibazo wari ufite muri minsi bigiye kugenda neza, umeze fresh, akahita yumva ibibazo bye byose birarangiye kubera iryo jambo abwiwe gusa. Nizo nkuru ngo mu minsi ya nyuma bazabashaka kumva. Ariko ngo inkuru dukeneye
ni inkuru cyangwa se ijambo ry'Imana dukeneye, ubutumwa bw'Imana dukeneye, nubuza bukinjira muri twe bukabangamira buri ngeso, buri muco wose w'icyaha dukora cyangwa se ubuzima bw'icyaha tubayemo, ku buryo umuntu nyine nawe ubwe yicara akabibona akamera nk'uri kwera mu ndorerwamo akavuga ati ibintu bambwiye koko ninahinduka ni ibibazo bikomeye cyane, nta hantu mpagaze. Ariko bari kubabeshya, ugasanga umukristo zikahagaze mu Mana kandi nta kintu kimwe yihagarariyeho. Ibyo wenda ushobora kugira ngo ni njyewe byihimbiye, ariko ibyo bintu bisanga muri Timoteyo wa kabiri, bisanga muri Timoteyo wa kabiri ku 4:3 ahanditse ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima. Ni abakristo bavugwa nyine, abakristo baje mu rusengero rwo bakumva kwigisha za nyigisho nzima nyine ntabwo babyihanganira, buri kubabangamira, gira ibintu babwira binezeza amatwi yabo. Ibyo nibyo biri muri Timoteyo 2:3 avuga ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba abarya yifuza kumva ibibanezeza. Ibitunezeza se mubizi, uzaye ku mukozi w'Imana yakubwiye ati roke ndabona ibintu bya bigiye kugenda neza, amafaranga karafashwe na kariya kamoto wategaga, dore ikimodoka Imana iguhaye, utuntu nk'utwo ngutwo nyine, cyangwa se iriya nkweto wagendeshaga yarahengamye ugiye kubona agakweto keza. Ibyo bintu nk'ibyo ngibyo nibyo bitunezeza amatwi yacu, twese turabizi. Nibyo rero biri kuvugwa hano muri Timoteyo. Icyo gihe rero uwo murongo muri Timoteyo ukomeza uvuga ngo abakristo b'icyo gihe bazigwiziriza cyangwa se bazigwizaho abapasteri, niko nabyita, cyangwa se ababigisha bahuze n'irari ryabo. Ni ukuvuga ngo buri mukristo wese uyu munsi wa none, umukristo wa none ngo abayishakiye, abakristo bari kwigwizaho abakozi b'Imana babigisha ibijyanye n'irari ryabo. Ariyo mpamvu usanga umuntu murahubwira ati tujye gusenga, usigaye usengera se, nawe nabonye ahantu basengera pasiteri wawe ugira akakubwira ibintu byawe bigiye kugenda, ugasanga naho hantu bashaka kuba bari. Ngo abakristo mu minsi ya nyuma bazabishakira babakozi b'Imana babigisha ibijyanye n'irari ryabo, bababwira ibyiza bigiye kubabaho, ariko ntabwo bazaba bashaka umupasiteri uzanga babwira ikintu kiri buze kumwinjira ku mutima, ubuzima bwe bwose bukaba challenge, akabona ko afite imyitwarire y'ibyaha myinshi iri muri we. Ibyo bintu ntabwo bashaka kubyumva, ibyo bibatera ubwoba, bituma ubuzima butaryoha, batarya sho. Nanone ntabwo wabarenganya, stress ziba ziri hano hanze, ibintu byinshi dukora biba bisa nk'ibyanze. Byibura ubonye umuntu ukubwira ko ibintu bigiye kugenda neza, niyo bitagenda neza, ariko byibura ko kizero ukagendera, ariko se ukaba muri icyo kinyoma kugeza ryari? Kuko iyo guhangana n'ukuri buriya kwa nyako ukamenya uko kumeze, aho kugira ngo uzarinde upfira mu binyoma gusa. Brutal. Cyane ko ngo abantu muri iyo minsi ngo bazaba bagambana. Nureba neza muri minsi turi mu mbega bibiri bivuga mu minsi ya nyuma, abantu ngo bo mu minsi ya nyuma bazaba bagambana. Nureba hano hanze nta muntu utaragambanirwa, yaba mu kazi, yaba mu buzima busanzwe, yaba muri leta, yaba he, ubugambanyi buri ahantu hose. Ndetse ngo abantu bo muri iyo minsi bazaba barigize ibyigenge. Nureba abana b'iyi minsi, urubyiruko rw'iyi minsi no kugeza ku bantu bakuru, abantu bigize ibyigenge basigaye bumva ari amasongi, ari indakoreka, ndetse ngo bazaba bikaza bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Nta muntu ugikunda Imana, dukunda ibintu bitunezeza gusa. Nicyo kintu abantu bashaka ko ibyo ngibyo bigenda bikwereka iminsi turimo. Ikindi ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo. Ikindi ngo bazaba batukana, batumvira ababyeyi babo, ari indashima, batari abera, badakunda n'ababo. Abantu benshi usigaye ubona ntibikunda n'abantu babo, batuzura, babeshyerana. Abantu usigaye ubona ukuntu babeshyerana cyane. Abantu ntibakiri inshuti, ntibuzura. Ibyo bivugwa hano, ntibazabuzura, babeshyerana, batirinda. Abantu ntabwo bakirinda, babaye abantu babaye bavuga ngo ntakora amakunda ku ibintu byose bakabyirohamo. Ibyo bababujije bitera indwara, ibiyoga bishobora kubicira ubuzima, ibitabi, ibiki, ntabwo babyirinda. Niyo hano muri Timoteyo avuga ngo abantu muri iyo minsi ya nyuma bazaba batirinda. Ntabwo abantu bakirinda, kandi kwirinda ni ingenzi, kuko akenshi iyo wirinze uri kurinda umubiri wawe, kandi umubiri wawe niyo mpano ikomeye Imana yawe yaguhaye. Uzagira umwe kugeza upfuye, n'uyu mubiri wonyine uzagira nta wundi, ni nawe uzasaziramo nugira amahirwe yo gusaza. Rero ngo ugomba kuwurinda. Ariko abantu mu minsi ya nyuma ngo bazaba batirinda, bagira urugomo. Urugomo usigaye ubona ukuntu ruhari, baratukana, ubwira undi nabi, ati nanjye ndabyuka muraburiza ndagira nyine, ukabona ibintu birimo amahane menshi cyane. Ndetse nk'abantu bazaba badakunda ibyiza. Ibyiza byo bo batekereza ko ari byiza kuri bo, byo ngira ngo urabizi ko atari byiza, ni bya bindi by'akanya gato, ariko ngo bazaba badakunda ibyiza. Ariyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo abameze gutyo ujye ubatera umugongo. Ikindi ngo kuko ngo muri abo bantu harimo abagabo bomboka mu mazu bakajya kwiba abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari,
ry'uburyo bwinshi. Ngira ngo dusigaye ubona abagabo barinjira bakajya mu ngo z'abandi bakajya kwiba abagore b'abandi. Abo bagore b'abandi biba rero Bibiliya bita ngo abo bagabo bari ubu bakajya mu mazu y'abandi kwiba abagore batagira umutima. Ubwo abo uwo mugore bibye, abo uwo mugabo mwibye, bombi nta mitima bagira, ndetse ngo baremerewe n'ibyaha bagatwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi. Ikindi kintu ngo kizaba kiranga abakristo mu minsi yanyu, kuri Timoteyo nanone kuri 7 yakomeza avuga ngo bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. Abantu usanga bahora mu nsengero biga, ahantu hose bumva biga, bababwira babigisha, ariko bahora bababwira ariko ntabwo baragera ku rwego rwo kumenya ukuri. Usengeye mu itorero kuvura umwana, wigiyemo za Sunday school, urinze usaziramo, wiga ariko ntabwo urageraho kumenya ukuri. Icyo ni ikibazo kandi byitwa ngo umuntu w'umukristo. Nawe wirebye ubuzima ubayemo n'ibyo ukora, wahita umenya ko utaramenya ukuri nyine. Ni ikibazo gikomeye. Impamvu nanone utagomba gusuzugura ijambo ry'Imana cyangwa se biriya bitabo nka Bibiliya kugira ngo bisome, uba ukwiye kwihugura buri gihe ukabisoma. Ariyo mpamvu ni icano yacu twakora inkuru zindi, twajya mu bya politike, twajya mu bya siyanse, twajya mu myidagaduro, twakora iki. Niyo mpamvu navuze nagomba kujyacaho n'ijambo ry'Imana, kubera iki ijambo tunyuzamo tukarisoma. Iyo usomyeho kuri Timoteyo 2:3-16-17 haranditswe ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Nicyo kintu Imana yashyireho ibyanditswe, ni ukugira ngo umumaro w'ibyanditswe ni ukwigisha umuntu no kutwemeza ibyaha byacu, ngo no kumutunganya no kumuhanira no kumuhanira gukiranuka. Ndetse ibyo byanditswe bigasoza bivuga ngo impamvu ibyo byanditswe biriho, impamvu nyine bidushinja ibyaha byacu, ni kugira ngo twitunganye, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Mbega bino byanditswe ubundi bisomye neza waba ufite ibigukwiriye byose, gukora imirimo myiza. Ugiye wiga cyangwa se birakubwira ngo abantu mu minsi ya nyuma zabiga ariko ntibagire ikintu kizima bafata bamenya, kandi bahora biga ijambo ry'Imana. Ubundi iri byanditswe by'Imana ngo byakagombye kudufasha kumenya, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse nyine yifashishije ijambo ry'Imana. Ubundi ngo ibi byanditswe bikabasha kuduha imbaraga n'ubumenyi bwo kugira ngo dukore imirimo myiza yose, apana imwe n'imwe yose. Ati ibi byanditswe Imana yadushyiriyeho ahanini ni ukugira ngo bayituburira ibizatubaho iminsi ya nyuma y'imperuka uko izaba imeze. Ubwo ni igihe cyacu kugira ngo tumenye nimba tubyizera koko cyangwa se dukomeza kwiha za mpamvu zacu zamuzuga ngo bapi haracyari igihe, nta nubwo ari byo. Ubundi bino bintu ntibinasobanutse, ngira ngo wajye ubibona uko akenshi abantu benshi basigaye banashidikanya, ariko ubundi bino bintu nibyo ugereranije n'ubwenge bwagiye bugwira hano ku isi n'ibindi byose tuba twibiriye. Hari igihe unabishidikanya ko bati ubundi biriya bintu nibyo cyanaga ari byo. Niko abantu benshi bameze. Rero amahitamo aba ari ayawe, kubyemera cyangwa se ugakomeza ukiza impamvu zawe kugeza uhuye nabyo, cyane ko biba ari ibintu bisobanutse byanagiye bigaragara ko bihora biba buri gihe ibyanditswe muri Bibiliya. Nanone kandi ngo bindi bintu bizakomeza kugaragaza ko turi mu minsi ya nyuma, ngo abantu bahoze basenga Imana cyangwa se bahoze mu by'Imana bazabitera umugongo bisangire izindi nyigisho, cyane cyane zitwa ngo ni inyigisho z'abadayimoni. Ugasanga umuntu wari warakuriye mu bintu yarabibayemo, yarakuriye mu bintu by'Imana. Mu minsi ya nyuma uzajya ubona abantu aribo bari kubivamo. Kugira ngo ubone abantu bahoze bakijwe, dufatiraho urugero tuvuga tuyu muntu mugakubitana ariwe muntu usigaye yararyoshye rwose, ibintu byararyoshye. Kugira ngo mujye mubabona bigaragaza byose ko turi mu minsi ya nyuma. Ba bantu babibagamo, babikuriyemo, babyumvaga neza, batwigishaga, nibo bazatangira kugenda ngo babivamo ukabona bahise bigira mu zindi nyigisho z'isi. Ndetse ngo abantu bazaba baseka abantu b'Imana cyangwa se abantu byitwa ngo bakijijwe, ngo abo bantu bazaba basekwa bafatwa nk'abantu muri uyu munsi gusa twavuga ngo b'amadage, ngo bazaba baseka cyane. Ndetse ngo ijambo ry'Imana abantu bazaba barisuzugura, baribona nk'ibintu biciriritse cyangwa se ibintu bisanzwe biri aho ngaho rwose. With all of these prophecies being fulfilled, ubwo buhanuzi bwose rero ngo buzaba buri kugenda bwuzura, cyangwa se n'uyu munsi buri bumeze, ibyo bintu byose turi kuvuga bimeze ngo biri kugenda byuzura, kuko abantu bazaba bahugiye mu bibanezeza gusa. Urebye uyu munsi none ibyo byose turi kubibamo, turi kubibonesha amaso yacu. Bivuze ngo ya minsi turi kuyisatira. Nanone bikavuga ko mu minsi ya nyuma ngo tuzaba tubayeho mu bihe bigoye, mu bihe byuzuye stress, mu bihe mbega byuzuye ibyo byose nagiye nkubwira. Noneho rero weho nk'umuntu usenga cyangwa se n'umuntu ushaka gutangira kuba mu Mana neza, reba iruhande rwawe, urebe ku isi aho utuye hose, yaba ari mu Rwanda, yaba ari muri Amerika, igihugu cyose waba utuyemo ku isi, yaba ari i Burayi, aho waba utuye hose, rebesha amaso ahantu utuye, uraza gusanga ubayeho mu buzima bugoye ndetse bwuzuye stress.
ibyo ni ibintu bihari. Ubuzima buratugoye na stress nyinshi. World are experiencing Nureba hirya no hino ku isi uraza kubona imyuzure iraza igatwara abantu, amazi ari gusenyuka, intambara hirya no hino, disasters, ibiza karemano, floods, imitingito, imyuzure, inzara hirya no hino biri kwica abantu. things prophesied Ibyo byose neza neza ni ibyari byarahanuwe muri Bibiliya bizaba nk'ibiri kugaragaza iminsi ya nyuma. Intambara hirya no hino, ibihuha by'intambara nabyo biri mu byahanuwe, aho Charles bakubwira ngo uzigiye kwataka ntuza, iki gihugu kigiye kwataka iki kigiye kwataka icyo, ubayeho mu bwoba uvuga ati ibihugu biratakanye. Ariko muri Bibiliya none yaranditse ngo mu bihe bya nyuma hazaba intambara, ariko none ngo hazaba n'ibihuha by'intambara. Ibyo bihuha duhora tubibona buri munsi. we're talking, and in the last days it shall Nanone iyo usomye mu byakozwe n'intumwa 2:17, hano ni naho tugiye kwita dusoreza, usanga havuga bino bintu byose bisa nk'ibisobanutse, kuko abakristo benshi ushobora gusanga bafite ubwoba. Hari abantu bumva ibintu nk'ibi ngibi bakagira ubwoba bakavuga ati ubwo yakorwa iki, byagenda gute? Ariko ngo bino bintu akenshi ntago byashyiriweho gutera abantu ubwoba, ahubwo nibyo kugira ngo ubuzima bwacu dukomeze tubeho tubereyeho muri Yesu Kristo, nyine kugira ngo tube twiteguye ibintu byose twe ntibizadutungura. Ibi nibyo kugira ngo duhore twiteguye, ntago ari byo gutera abantu ubwoba. Icyo gihe usanga kuri 17 handitse ngo Imana iravuze iti uku niko bizaba mu minsi y'imperuka. Iminsi y'imperuka nakubwiye ngo niyo turi mugereranije n'ibimenyetso bivugwa biranga iminsi y'imperuka. Imana ikomeza ivuga ngo nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura. Ubwo nimwe muri kubwirwa abantu bari mu Mana cyangwa se abakristo, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye bo muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye bazahanura. Ariko byumva muri ya minsi ya nyuma ntabwo mukwiye kugira ubwoba. Urumva iby'Imana mwebwe yabateguriye, muzamuri guhanura, muri kwereka ibintu bidasanzwe kugira ngo mugire abo mubigezaho. Mbega mwe muri gukora umurimo w'Imana. Uwo murongo urakomeza ukamanuka hepfo, namwe muze gukomeza muhisomere mushaka amabibiriya. Niyo mpamvu babwira abantu ati mu gihe ubona ibibazo nk'ibi ngibi biri kuba ku isi cyangwa se turi kuba mu minsi ya nyuma n'ibintu bisa nkaho abandi bakise ko biteye ubwoba, we ntabwo ukwiye kugira ubwoba cyangwa uhangayike, ahubwo amaso yawe wakagombye kuyagumisha kuri Yesu no gukora ibyiza kurushaho. Wowe uri kunyumva muri kano kanya, ashobora kuba ariyo mahirwe yawe ya nyuma yo kuba wumvisha ibintu nk'ibi ngibi bikukangurira guhora witeguye. Nta wamenya, kuko narababwiye ngo imperuka y'umuntu ni urupfu rwe, akanya kariho kose abantu barapfa ni iki. Ariko nanone waba wumvisha ibintu akaba ariyo mahirwe warubonye, ukanavuga ati nshobora kuba ariyo mahirwe mbonye yo kugira ngo nzarokoke urubanza rubi cyane ruzacirwa ku bantu batabashije kuba abakirano cyangwa se abantu batabashije kwakira Yesu ngo bahinduke baba abantu beza nyine kurushaho. Aya mahirwe yabyaza umusaruro. Fatirana uyu munsi wumvisha bino bintu, apana ngo uruvuga ngo nzaba mbikora ejo, ngo n'ejo ukazongera ashyire ibindi cyane ahandi. Uhita ufatirana ku kanya ubucyumva ibintu nk'ibyo ngibyo, uhita uvuga ati uyu niwo munsi wanjye wo guhinduka, hatangira kugendera mu nzira nziza, kuko umunsi uba ufite ubundi ni uwo nguwo uriho. Icyo cyo twarakibonye. Abantu ngo b'iyi minsi ngo bumva ko uburyo abantu babayeho, bumva ko twumva ko turi abantu bakuru, tumeze nk'aho twarangije cyangwa twamenye ibintu byinshi. Ariko ngo iyo twisuzumye neza dusanga tumeze nk'ubwana bwiga ubwo muri garidiyene, tudafite ikintu kimwe tuzi. Abantu benshi kikwereka ko ngo basa nkaho batangiye kwiringira ibintu by'isi cyane kurusha uko biringira Imana. Ni abantu usanga bizera siyanse cyane. Uyu munsi wa none nimba umuntu yararwaye kanseri cyangwa yatinyaga kanseri, abatangira kubona amakuru hirya no hino bavuga ngo siyanse yatangiye yabonye umuti wa kanseri, yazanye umuti wa kanseri, ukahita wumva nimba yari yarakwiciye abawe, nimba ari ibiki, ukahita wumva ufite icyizere ukavuga ati nyamara tuzarama ntaho tukigiye. Niko bigenda, ukumva siyanse ngo bavumbuye urukingo runuru, abantu bukahita wumva nyine bameze nk'aho basubijwe ibibazo byabo byose, utazi ko habaho n'urupfu rwo kunyerera kwikubita hasi ugacishene. Ariko se upfuye ute? Ikindi, hari n'abatekereza ko politike buriya ariyo gisubizo hiyo hirya no hino ku isi, ariko ntabwo ariko bimeze. Politike ntabwo izakurokora umuntu, cyangwa se politike ntabwo ariyo yakurokora umuriro utazima cyangwa se ibihano Imana yaguha. Wapi? Niwe mpamvu uzasanga hirya no hino ku isi ibihugu bitsinda intambara, ariko ugasanga nta mahoro bifite mu gihugu indani, abantu nta mahoro bafite. Niyo mahoro yaba ari ugasanga umuntu ku giti cye nta mahoro afite, ugasanga uri kundeba uri mu gihugu kirimo amahoro n'umutekano, ngo ndi kumvisha ukuntu politiki itagutabara, ariko wowe ubwawe n'ibyaha byawe ugasanga umutima nta mahoro ufite, ugasanga niwe umuntu ahera niyahura nyine, ugasanga ufite ibibazo byinshi bindi mu mutwe. Ibyo ngibyo rero noneho ibyo ni Imana ayo mahoro yatangiwe mu mutima indani. Nicyo mbakubwira, ikintu cyonyine sosiyete yacu yakora kugira ngo ibe nziza, tuvuge ngo tubaye mu isi nziza, ntabwo ari ibindi mutekereza cyangwa se ibyo by'imiti, ibyo nabyo ni ngombwa, tugomba kwivura, tugomba kugira amahoro n'ibiki, ariko ikirenze byose nuko twaba muri sosiyete itazajya mu muriro utazima. Mbega tukaba sosiyete isenga ikijijwe, nibwo twavuga ngo tubaye mu isi nziza. Ntuzi kuba ngo ubaye mu isi nziza hari ibindi wiringiye byinshi, ariko ugasanga
muzarimbuka nta kintu ngo byaba bimaze. What you're about to hear are some of the most serious biblical nuramuka nanone usomye muri Yohana wa mbere 2:18 Children. uhasanga amagambo akomeye. hour. And as you have heard that Antichrist is coming, aho hantu haranditse ngo bana bato tugeze mu gihe cy'imperuka kandi nk'uko mwumvishe yuko antikristo azaza. Ibyo ni byanditswe muri Yohana 1:2:18 ngo bana bato tugeze mu gihe cy'imperuka kandi nk'uko mwumvishe yuko antikristo azaza, niko nanone hamaze kwaduka ba antikristo benshi. Nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Hari ukuntu abantu bumva ngo kiri kera n'iki, hamaze kuza ba antikristo benshi, ngo nicyo kitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye, igihe cy'imperuka tukirimo. Ibimenyetso byose bivugwa muri Bibiliya tubifite imbere y'amaso yacu, ku buryo abantu batakabaye bacyangiza umwanya batari mu bintu byo gushaka ubwami bw'ijuru. Mbere na mbere ibindi byose, ibindi ngo muzagenda mubyongererwa nabyo byose. Nanone ushobora kwibaza uriya murongo dusomye uvuga ngo nk'uko mwumvishe ngo antikristo azaza, ngo ariko ngo hamaze kuza ba antikristo benshi, bivuze ngo turi mu minsi ya nyuma, niko uwo murongo wavugaga. Ushobora kwibaza ngo ese antikristo ni benshi? Kuko twari tuzi ko antikristo ari umwe, nk'uko Bibiliya nayo ibyivugira avuga ngo antikristo agiye kuza, ariko ikongera ikanavuga ngo ba antikristo bamaze kuza ari benshi. Bisobanuye iki ibyo bintu? Ibyo bintu bishobora guhita bikujyana muri Yohana 1:4-3. aho ngaho haravuga ngo and every spirit haravuga ngo does not- buri mwuka wose Jesus is not utemera Yesu Kristo nyine, cyangwa se ngo wemere Yesu nk'umwami n'iki, uwo mwuka ngo ntabwo uturuka ku Mana. God. This is the spirit Uwo ngo ni umwuka wa antikristo Which- mwumvisha ugiye kuza, ndetse ubu tuvugana World. uwo antikristo akaba ari muri iyi si tayari. Ibyo biri muri Yohana 1:4-3. Ati umwuka wose utemera Yesu Kristo ntabwo ari umwuka uturutse ku Mana, ni umwuka uzanwa na antikristo, ari wo mwigeze kwiyumvira ngo uzaza uwo antikristo, mwigeze mwabayeho bababwira ngo antikristo azaza. Hano agakomeza avuga ngo So the- uwo antikristo ubu tuvugana ngo ari muri iyi si. clear Ibiri muri Bibiliya muri make icyo bishatse gusobanura, bisobanuye ko umwuka wa antikristo uri mu isi niwo utuma nyine abantu batemera Yesu Kristo, Spirits of the end. n'ubundi ubwo barwanya antikristo. is Ariko antikristo nyirizina and it muzamwibonera igihe, kuko ngazaza ayobora isi, ibintu byose ngabishyire ku murongo. Gusa umwuka we utuma abantu batemera Yesu Kristo cyangwa bamuca amazi wo urahari. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo ba antikristo ubu tuvugana Lord. bari mu isi, kandi ngo umwuka wose utemera Yesu Kristo n'uwa antikristo. refuses Nanone nuramuka urebye neza muri iyi sosiyete tubayemo kareba hirya no hino, uwo mwuka wa antikristo uzawubonera he? Uzawubonera ku bantu bose batemera Yesu Kristo nk'aho ari umwami, cyangwa se abantu bose batemera Yesu Kristo nk'ari umwana w'Imana, cyangwa se abantu batemera ko Yesu Kristo ari inzira, ukuri n'ubuzima. Ibyo byose uzahita ubikwereka ko uwo ari umwuka wa antikristo. used to acknowledge Ndetse abo ngabo nibo bazanakubwira ko Yesu atigeze apfa ngo azuke. the spirit of the Abahakana ibyo byose niwo mwuka wa antikristo Bibiliya yavugaga ngo uri hano tayari. be found in, because he Ibi nanone ngo bikahita bitujyana ku kintu kitwereka ko twebwe abantu kenshi tuba tutazi ko dufite igihe gitonya ku isi. Abantu benshi bose bazi ko bafite igihe kinini, kugeza urupfu rugutunguye ukahita upfira mu byaha ukigendera, utarigeze umenya ibya Yesu, cyangwa se ngo ubure umuntu wateguye ubundi buzima buzakurikiraho. Niyo mpamvu twe twumva ko dufite igihe kinini, twese niko tuba twumva, tukaba twibereye mu bindi bintu. Ibyo ngibyo bihita bitwereka no mu Byahishuwe 12, twe tuzi ko dufite igihe, ariko Satani we ngo azi ko nta gihe afite, niyo mpamvu ataruhuka bakora fasta kugira ngo ibintu bye bive mu nzira. Haranditse ngo nuko rero wajuruwe nawe abaririmo nimwishimwe, naho wowe wasiwe nawe wanyanja mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi. Uwo ni Satani, kuko azi yuko afite igihe gito. Satani urabizi ko afite igihe gito, ariko twe twumva dufite igihe kinini cyane, tukaba twibereye mu bintu bitugotesha, bitunezeza, ugashituka ubuzima bukurangiriyeho. he has a short time. Niyo mpamvu dusabwa ngo kuba mu Mana bihoraho, buri gihe tukaba turi mu Mana, kuko kujya hanze y'ubuzima bw'Imana cyangwa se kwitandukanya n'Imana ngo bigira ingaruka z'ubuziraherezo. Icyo gihe ngo uba ugiye mu nzira ya sekibi. Ugomba ngo kuba uri mu nzira y'Imana ukagerageza uko ushoboye iteka, ukaba uri kumwe n'Imana. Naho ubundi ngo kwitandukanya n'Imana no kujya kure yayo n'ibyo twavuze byose, ubu uri kuzahura n'ingaruka z'ubuziraherezo. Cyane ko ngo muri iyi minsi ya nyuma Satani umujinya mwinshi batubwiye afite, kandi akabizi ko afite igihe gito, nawe ngakora uko ashoboye kugira ngo abantu benshi abayobye abakure ku Mana, kandi akabikora yihuse cyane. Niyo mpamvu ubona abantu benshi batagishaka kumva ibintu by'Imana. Ni Satani uri mu kazi. Satani ukunga abashaka kubajyana mu nzira yo kuzarimbuka. Increasing Niyo mpamvu usigaye ubona ibibi muri iyi minsi byariyongera. Satani akorana
umurava, akorana umuhati avuga ati mfite igihe gito reka ngire vuba vuba, ngira ngo wajye kubona ufite exame waraye utize muri ya minota yanyu mukuru wakameje uri kwiga vuba vuba kugira ngo urebe ukuntu wabigenza. Niko Satani bari gukora kuko abizi gafite igihe gito. Evil. Niyo mpamvu ubona ikibi kiri kwiyongera vuba vuba kuko abizi ko iminsi ye iri kugenda irangira, turi mu bihe bya nyuma, ari kugerageza kugira vuba vuba. Niyo mpamvu ubona abantu benshi batagishaka kumva iby'Imana. Niyo mpamvu ubona Satani yaguye imipaka, ibi ukabibona ahantu hose. Usigaye ujya mu myidagaduro ugasangamo inzira za Satani zose niho ziri yahagutegeye. Wajya muri societe, wajya mu mashuri ibyo bakwigisha, wagera muri siyansi ibyo bakwigisha ukumva ni ibintu bisa nk'ibihabanye n'ubushake bw'Imana. Mbega Satani ahantu hose usanga yahagutegeye, abe mu ishuri, abe mu muhanda, abe mu rusengero naho usengera, akenshi hari igihe hose usanga hari imitego yagiye ahagutega. Kubera ko ngo Satani afite umujinya mwinshi kandi kaba bizi ko afite igihe gito, nta hantu atagomba gutegera. Abe mu miziki wumva, abe mu mafilimi ureba, ahantu hose, abe mu byo utekereza, mu muryango, ahantu hose ari kugerageza kuba yahagutegera kugira ngo akugushe. Ndetse ikikwereka ko abantu basinzira ariko bakaba badashaka kubimenya nuko akenshi badasoma ijambo ry'Imana. Kuko iyo usomye nko mu Bakorinto 2:4 haranditse ngo kuko Imana y'iyisi